Hey guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. Noneho nje kukwereka uburyo wakumva nyine wareba ibintu umuntu yakwandikiye mu rundi rurimi wowe ukabyumva nyine mu kinyarwanda. Ngiye kukwereka uburyo wajya ubibona mu kinyarwanda umuntu yabikwandikiye mu rundi rurimi nyine rutari ikinyarwanda. Mu minsi yashize nabahaye video y'uburyo nyine wavugana n'umuntu mudahuje ururimi, ukajya wandika mu kinyarwanda wakabibona mu rurimi nyine wowe uzi yumva. Iyo video abantu mutayibonye ngiye kubasubiramo gatoya. Tuvuge niba muri giye kwandikira nko kuri WhatsApp cyangwa n'ahandi hose birakunda, gusa ngiye kubikwerekera kuri WhatsApp, n'ahandi hose birakunda. Icyo musaba wowe kora subscribe niba utarayikora, ubundi twikomereze. Tuze kuri WhatsApp yacu bisanzwe. Kuri WhatsApp yacu bisanzwe murihangana phone ndayikoresha nyitambitse kugira ngo video muzajye muyibona neza. Abantu barambwiye ngo ntago ibigaragara neza. Ngiye kubanza mbereke uburyo wakohereza umuntu message mu kinyarwanda we akayibona mu rurimi yumva nyine. Reka tumere nk'abagiye kumwandikira. Tugiye kumwandikira wenda ngo ikintu runaka. Noneho wowe kuri keyboard yawe reka mbe mpagaritse telefone gatoya ndahita ngaruka. Dore akantu noneho uri buze akantu nkanze nkabereke. Reba hano munsi y'ahantu handikira hari ahantu hari utuntu tw'utuzu tune murahabona. Kanongere ntambike telefone. Reba hano umuntu yandikira munsi yaho hari utuntu tw'utuzu tune. Urahita uhakanda. Noneho harahita haza utuntu twinshi. Share Gboard, translate, floating, resize, emoji na undo. Urahita uhitamo hano handitse ngo translate. Murahabona translate ni aha kabiri, uhita uhakanda. Nurangiza bahita bakwereka ururimi uvanamo ujya mu rundi. Wowe ushoboye uruhe rurimi? Dutekereze ko uwo ushoboye ikinyarwanda. Tuze uragishaka muri za ndimi zawe, njye nuko nsanzwe nyikoresha. Uramanukamo hano hasi ushakemo ntuza ikinyarwanda. Kinyarwanda kubera ko nsanzwe ngikoresha kiri hariya hejuru. Dore njye nsanzwe ngikoresha, gusa wowe udasanzwe ugikoresha uragisanga hano hasi nyine. Ubwo njye dore ngiki Kinyarwanda. Noneho hano hirya ushyiremo uwo muntu ururimi yumva. Reka tugufate ko yumva Icyongereza. Dushyiremo Icyongereza. Niturangiza tumwandikire ngo mwiriwe. Sorry gato. Mwiriwe niko tugiye kumwandikira. Hano twibagiwe gatoya, reka twongere dusubiremo. Hano keyboard ikizore tujya hano kuri twa tuzu tune hano hasi. Noneho nurangiza hano handitse ngo translate murahabona. Uwo ariko phone yawe urabikora ihagaze, njye nayitambitse kugira video muyibone neza nyine. Hano tuvuge wa muntu wacu yumva uruhe rurimi. Njye numva ikinyarwanda tugiye kuvugana. Hano hambere ushyiramo ururimi nyine wumva. Hano hambere ubona handitse ikinyarwanda. Noneho aha kabiri ukandika ururimi we uwo muntu yumva nyine. Reka dutekereze ko yumva Icyongereza. Reka tumwandikire. Tugiye kumwandikira mwiriwe. Mwiriwe.
Ama- amakuru. Mwiriwe, ndumva tujye dukurikizaho ngo mumeze mute. Mumeze gute? Ubu hano uramwandikiye ngo bino umwandikiye nyine dore icyo bivuga ari hejuru. Ubwo hariya mesaje yawe urahita ukanda hano handitse ngo dane, dane, ubundi uhita umwoherereza. Urabona ko mesaje iragiye nyine kano kanya. Igihe twari twanditse mu kinyarwanda ariko bigiye mu cyongereza. Ngira no kwereka noneho uburyo noneho akwandikiye mesaje iri wenda mu rundi rurimi we wayishyira mu kinyarwanda ukareba ngo bisobanura iki mu kinyarwanda. Reka hano dufate basi umuntu watwandikiye mu rundi rurimi, dore hano nk'uyu nguyu yatwandikiye mu gifaransa. Reka turebe uko yatwandikiye. Dore ibyo yatwandikiye, dore ngibi hano hasi. Ibi ngibi ngiye kukwereka noneho uburyo wowe wabigira ute, wabona icyo bisobanura. Noneho hano ukuntu uhita uza ukabigenza sasa, urabibona bino bintu byanditse mu gifaransa ahantu biri, uraza ukandishaho urutoki urugumisheho, noneho nurangiza hejuru bahita bagushanyizaho utuntu. Hari kano ka mbere, aka kabiri, aka gatatu, kano sasa, kano ni kuri bukandeho, aka ngaka kanze nkatunga ahantu ntunga akantu urebe, aka ngaka kano nko murakabona, dore ni aka ngaka nongere nkabereke, dore ni aka, ubundi ugenda ugakandeho. Barakubwira ngo message copied, nyine yamaze kwikopiya. Nurangiza noneho wowe uribuka uburyo twaciyemo tujya kwandika message mu rundi rurimi, uhita uze hano ugiye. Uragiyeho nk'ugiye kwandika, nurangiza uhita ujya kuri twa tuzu tune turi hariya hirya, dukandeho. Nurangiza usubire ahandi taranzirete. Nurangiza hano ya nyandiko yawe iri mu ruhe rurimi bari bakwandikiye, urwo rurimi nyine uraruzi, tugiye batwandikira mu gifaransa, uze ushake igifaransa ugishyiremo. French. Nurangiza turashaka ko biza mu kinyarwanda. None hano ururimi ushaka ko bizamo, reka duhitemo icyongereza cyangwa ikinyarwanda, bihiterwa n'urwo ushaka. Noneho hano urabona ahantu handitse ngo type here to translate. Hano urahita uza naho, aho urahita uza ukandemo, ugumishemo urutoki. Noneho ijambo paste ritariza, haraza paste uhita uyikandaho. Tegereze gatoya. Urabona ibintu bahise bakwereka nyine. Hi, how are you? It's been a long time since we last saw each other. Nyine iyi message ashaka kuvuga ko urumva ngo mumeze mute, igihe kinini tudahura nyine tutabonana. Warangiza ukabonye icyo byavugaga nyine. Reka nze nongere mbahe urundi rugero gatoya niba mutabyumvishe. Nakubwiye ko uza kuri tuno tuntu tw'utuzu tune, warangiza ugahita uza hano handitse ngo taranzirete, ugahita uza hano ugahitamo ururimi. Ya nyandiko yacu yanditse mu gifaransa, turashaka ko ijya mu kinyarwanda cyangwa icyongereza. Turahitamo ururimi dushaka nyine twumva twebwe. Niturangiza
ukande hano hagati batubwiye kwandika type here translate, ukande ugumishemo urutoki, nihaza muhita ukanda paste, ubundi uhita ukanda done. Dore ngibi ibintu byashaka kuvuga n'ubu mbiberetse mu Kinyarwanda. Muraho neza, mumeze mute? Haraheze igihe kinini tudaherukana kubonana. Dore ikintu nibyo bishaka kuvuga mu Kinyarwanda nyine. Niba iyi video igufashije nyine, kora subscribe, ukande like, share na comment. Muri comment wandikemo ikintu naza gukorera ubutaha, inyunganizi cyangwa ikintu wifuza ko twakosora nyine ukitwandikire. Turi kumwe, ciao ciao. Gusa ntibagirwe gusiga subscribe.